Beri leo kubura bigiye kwica wese ntumenye ko natwita ariko hega n'agasiporo mba ndi gukora nta kibazo ariko manuka n'unama uyu mwana wacu azahura n'ibibazo ahubwo se nashakaga maze iminsi irimo kubitekerezaho ashaka kukubaza mba niba nta kintu mbaza ku bijyanye no kugurira umwana utuntu imyenda utuntu tw'udukweto udusogisi utuntu two wafurebye umwana nta kintu urimo kumubwira kandi niba turi hafi kubyara ngo iki ibyo ni ibiki ibyo ni ibintu wakambarije ahangaha kubyara se kugira gute wowe wundi ufite iki wowe ubundi ubundi si urwara ufite kuri uyu mwana ni urwahe ngakugumurira amasogisi ngo kugira gute ufite iki se wowe ufite iki wowe nkubaze kumugurira ahubwo mbwira uti wenda amasogisi yanjye yashaje nkugurire cyangwa wenda ndashaka yuko wangurira iyindi pantaro naho ibyo kumbwira ngo mwana soni ndabe kubwira mbere niba umuntu uko wabitekerezaga uri mu gihombo kuko nta na rimwe bishoboka agiye ko wambeshya gutyo ngo unyirishe ubona ku kageni iyo ndutwite uwo mwana wanjye utwite byanga bikunda agomba kuvuka kandi akiyandikisha ku mazina yanjye reka rero nanjye nkubwize ukuri mbikubwire inda ntwite uyu mwana nta na rimwe uzigera umwigiraho uruhare n'iryo zina ntabwo uzarimwika mbikubwize ukuri noneho kandi ntuzongere no kubimbwira mu matwi yanjye mbikubwire ariko mbega kwibeshya Mary ese nuko unabitekereza niba nuko unabitekerezaga rero ndashaka kubwiza ukuri yuko twebwe nta munsi waciye apfa kugenda gutyo ngo umuntu aze acishe uko abyishakiye ntabwo bishoboka reka mubwire byagucanze wowe ntabwo bishoboka gute se birashoboka byaragucanze jewe ncanga cyane umwana wanjye umwana wande umwana wanjye uyu ni mwana twite ntabwo ari wanjye wanjye ni gihamya ni ikihe hagari wawe mbikubwire nikoze uwo mwana numva muri gusakuza ninde muri gutongana reka nawe umva ukuntu yararimo aravuga ngo dore ngo amakobwa ngo asigaye ngo ari kumwe ngo na badoxi ngo asigaye afite ubwoba ngo hasigaye baganira ngo basigaye baganira nyine nibyo nari ndi kumubwira niko se Roberto sigaye ufuhira mushiki wawe mumbarise nawe da ubona amakobwa na badoxi atari urungano reka abana bakundane ahubwo dore narindi mu nzu nasaga nanjye naho aribwo nkibyuka ngwino tube dusangira akantu ubu nambwira uko akazi kaba kireye kameze banguka rero twinywera akantu kwikuburira niba ushaka gupfa ubivuge funga imyaka 30 yiyongere kuri ufite bibe 60 maze turebe nanjye ntabwo ngutinya
Twiriwe. Wiriwe. Hakomeze gute ko mbona utameze neza ufite ikihe kibazo? Nta kibazo ufite? Oya, nta kibazo mfite nuko Oya urambeshya. oya humura. Nuko umuntu aba yiturije ushaka kwituriza gusa nta kindi kintu kiba gihari ikindi. Rabero bizi iyo utameze neza nanjye ntabwo nakumva ameze neza. Kandi birambabaza kuko ubona umeze gutyo. Ukuri kuba utishimye ndumva biba bimbabaje. I know, ndabizi humura nta kibazo. Sibyo? Kabiri uri guseka. Nibyo wishima mbona. Oya humura nta kibazo. Ahubwo se ko hari ukuntu nsigaye mbona mumeze nk'aho mukururana na Badoxe. Ni ibiki bihari? Si bisanzwe se tuba tuganira bisanzwe. Urambwiza ukuri? No kwifotora. Aya. Ntukwifotora nako ni ukuganira bisanzwe njye nta bindi tuba tuganira. Buriya rero abahungu muri uno mujyi ntabwo ari abana beza. Akwereka ko ari inshuti yawe, akakwereka yuko agukunze, akakwereka yuko akakwereka ibintu byinshi cyane byiza, ariko nyuma akazaguhemukira. Mwese ni bose? Ni bose cyane rwose. Ni bose? 90%. Si wajya gukunda imibare? 90% bwo si 100%. Ariko ni 90%. Ubwo rero ushatse wajya ubitondera. Murangiza mbitondera. Rega nubwo abanyamujyi baba babona turamenya cyane nta bwenge tugira. Akora naje no gusanga tububarusha. Wumva se? Niyo mpamvu nyine burya nubona umuntu uwo ari we wese ugusekera akwereka yuko muri kumwe, akakwereka ibintu byose byiza, ntabwo ariko bagukunze habe namba, kuko nyuma y'ibyo ngibyo aba afite ibindi bintu byinshi yihishanye nabyo, yitwikiriye, afite intego ashaka kuri wowe. Nuvuma ko sibyo? Urabizi uri umwana wanjye, uri mushiki wanjye, uri mama wanjye, uri papa wanjye, uri byose byawe. Ni mpamvu ugomba kubyitondera rero, sibyo? Ukuri urakoze Robe, umurarega ntacyo nzaba ntazaniye. Ushatse wajya witonda. Jeri nditonda. Uri nuriya Badoxe. Ndabizi uritonda, ariko hari igihe aba bahungu bo muri uno mujyi nibo mfite ubwoba. Na Badoxe, cyane cyane Badoxe buriya. Tujyane ducaka ntabwo nzaba bose. Ano muraho neza muga? Turaho ariko njye rwose maze iminsi rwose numva ntameze neza, ndumva rwose wapi nta kigenda pe. Harabura nk'icyumweru rwose nabaze neza pe, nabaze neza muga. Inama rwose wangiriye zose narazubahirije, ndanaruhuka pe. Imbuto, imboga, amata byose ndabirya. Ntacyo, urakoze cyane, urakoze ntacyo. Reka ntacyo ndindire kino cyumweru, nzaza mu cyumweru gitaha. Urakoze, ndaruhuka pe. Kiza, njye kuzana hariya.
tukakomeza twikinira. nanjye mba narumiwe wabonye ukuntu urimo urakina wahuje urugwiro ubona ukunze uriya mwana ugize gute burya ngo bazadutekera kuko mbona tugisha ukuri ntabwo biri ukuntu dusa ibintu byose ari imico ari imiterere ari byose ni igihe urumva ntabwo iki kubikora abantu nyine basa ntacyo bapfa nta n'ikintu bapfana urumva n'urugero asa yamenyewe ahite ashona icyo kintu si yo mpamvu simba ndi kukubuza kugira ngo wo kumwiyegereza ariko umva uzahisha ryari umwana umva uzamuhisha ukamuhisha kuzageza ryari umwana wanjye ibintu nk'ibi ngibi urumva byagenda gutyo gusa bikazagenda aho bihera ariko ko twari twabiganiriyeho ukambwira uti kiza ngo ndamuguhaye rwose uzamurire nta kibazo gihari ibyo ubigaruye ute wongeye kubizamo gute wandekeye umwana nawe ukagenda koko nanjye nkagira nawe ukajya ku ruhande y'umwana wanjye y'umwana wanjye y'umwana wanjye y'umwana wawe ngeze ntabwo ari uwanjye umva rero nkubwiye igihe ni iki ngiki urabyumva nkafata umwana wanjye mwigendera nkabasigira amaboko amahoro yanyu kubera yuko umwana amaze gukura umwana mukuru nkagenda nkafata mushiki wanjye nkafata n'umwana wanjye nkagenda nkagusiga nk'uko yaje n'ubundi wasanze tumeze neza wasanze twifitiye amahoro nta kibazo na kimwe twari dufite noneho bigeze n'icyo nakwita ko ari ibyishimo cyiza wanjye ari ibyishimo byanjye nawe urimo urashaka kumumvutsa igihe n'iki ngiki ariko se ko naguhaye amafaranga ko nabavanye mu cyaro mumeze nabi ko maze kuba umusore w'ibigango wanditse ko twabiganiye ukandeka wanditse ko wandekeye cyiza wanjye ko wowe umushakaho iki nkubwira kumureka byo nushaka kubyibagirwa nushaka ubyibagirwe ubyikuremo jyewe icyo namaze kubona ni umwana wanjye igisigaye ni uko mfata umwana wanjye nkafata mushiki wanjye nkaba bisa nkagenda nkajya kurera umwana naho ubundi ibyo urimo gutekereza yuko ugomba kurerana umwana na Andrew umwana wanjye ngo umurere na Andrew ikintu cyo ntabwo uzakibona ntabwo uzakibona cyiza zana umupira dukinesha ego shaka umuhungu wanjye Andrew ni James neza telefone yawe kuko kugira ngo umuntu azagufatishe naraye nyihamagara zihinduka nyihamagara kugeza ubwo mfashe umwanzuro wo kuza kukwirebera icyakubwira ni ubutumwa buri kuzaho burya ko umugabo si ikintu ubuze nkanjye utarashaka kugira ngo namara n'isegonda ntarayirebaho gusa reka nkubwire ejo hari umuzigo nari nazanye nari ndi kuwupakuruza rero n'igihe naboneye ubutumwa bwawe inshuro zose wampamagaye narazibonye pe ariko mu gitondo nashatse kuguhamagara telefone nayo ibishizemo umuriro nawe nageze hariya dukorera abantu bose ati umwanya wawe yaje kukureba hasi noneho handira arashakira iki ndafase buriya noneho mbese wumve ngo nararanye amatsiko ndayazindukana mbonye byanze utekereza ikintu cyase gituma nza kukwirebera ndabibona rwose Melissa ameze ate yarameze neza n'akabebe ko kamaze iminsi karwaye uducurane utuntu ntazi ngo ni iki akabana bari muri kiriya kigero se cyane numva bavuga ngo ubundi kugira ngo uvuge ko uruhutse neza ntabwo ariko ntuba uruhutse mbese ni nk'agahenge ni ukuba umwana amaze kugeza imyaka iyo ni inyoroshye itoroshye naho rero ngo kuva nyina kimutwite ngo gukubita muri ya minsi ngo niba ari ibihumbi bigenda numva minisante bavuga ngo umwosa ngo
ngo mumfasha niba ari imfashanyigibewe twakwibutsa bavuga ko ari 2,000 iminsi 1,000 nabyara ni iminsi 1,000 njye nzabyara mbizi urakoze kumbisora kigira ni iminsi 1,000 ndanumva radiyo se ariko buriya nubona aho uriya mwana arageze hariya akaba bamukurikiza naho ubundi ubu urimo urasitesita urabona ndi njyewe kumbita uwa mbere aho ngaho urumva cya gihe nyina baba bavuga ngo akiri ngo baracyatimbikira ino harya ntawe haterera inda hariya ku kiriba barayihasamira aho rwose iki kacyonka bimwe bita ngo ni umuhondo nyina nkamunyabikamo indi burya n'umugore agasuzuguro karagabanuka ubundi bahari ko ati ngo mvumbitse ikivugo mvumbukana akabya ntabyo mbanzi hafi ntabyo mbanzi gusa icyo ndi kukubwira ni uko buriya ndi wowe ufite nta mikoro ufite rwose uwa mbere ni ugucuka undi nawe bamukubita hariya ku buryo mu myaka 5 barabyaye z'ubwana 8 narubyemo nk'utwana tungana hanyuma narangiza karashakira imibereho ariko buri hariya nkagira cya gihe cyo kumenya ariko hari aho amezi yo gutwita waba wayakuyeho ntangaye se numva ngo ni 9 abana abyara rero mpita asubizamo indi undi avamo mpita asubizamo undi urumva wowe urimo urasitasita warambega aho ubu ngubu uriyageze yakamukurikije oya gusa byo nanjye ndabyita wari byarindi byanyu ngo murya muhuma bifite oya nese urabona uriya mwana wanjye adakeneye murumuna we bakinira muri iyi mbuga andregaho rero basa ku ntego kuko nanjye hari utuntu musize ndashaka kumenya nyine ikintu cyatumye umpamagara gusa nyine nawe ibiganiro byawe bigira gutya bikanyibageza wahageze sinakwakira akankuzanira ko kunywa nta jambo ritagira iki wakibereye se hari nta jambo ritagira inzoga nta nzoga itagira byo ruzuzanya reka nzana ko kunywa byo bitumye hano ntakushyiramo hirya y'imbavu kandi ikabyunganira biramba numva ari none se ntihari icyokezi cyo wabura ngaho ntacyo ugira akira namwe murya muhuma muragakubitwa n'inkuba wabyaye undi mwana ni icyaka cyangwa ahubwo se ukazanye n'ifunguzo ndakubwira ngo uzane kamwe none ndumva amaze ko nawe udasoma wa mugabo we se ndasoma ugira ngo karamanuka dore ibijyanye ni bamwe bavanga umuntu aba yibaraguza numva ntako nshaka ngo ngasomyeho umwenzi w'aka kantu rwose yari umuhanga siko ko mpamvu utagacumuzize udatuma nseka kandi mbabaye hasobajwe n'iki ikintu cyaguhangayikishije ejo bundi tuvugana numvaga ntazi ukuntu umeze umbwira ngo uranshaka abantu bose ikikuba wagiciye ngo uranshaka James rero ni inshuti yanjye nta n'ikizabikura ariko dore mpure n'umukobwa twiganye kera nawe wabaye umugore ariko nta kindi yanyakirije yanyakirije nibyo nyine ubwo guteze amatwi ndakumva muraho amahoro ko ndeba se uri kundeba nk'utamenye hapi kabisa ndabona ntari kukwibuka tuva ko wanyibagiwe yibwira numve ntabwo uzi yuko twese duhurira ahantu mu mahugurwa y'ubwubatsi aka kanya uranyibagiwe n'ibihe byiza twagiranye ndakwibutse ni wowe Nicole yego Nicole ntiwampana akabizu koko oya ntabwo icyo ari cyo kigenderwaho reka nkubwire warabyibushye wabaye munini inzobe iraka mbega ukuntu wabaye cyiza we
yewe nari narakubuze. ngaho nyine mbwira uko bimeze ngo tugire gutya nsure muri geto twamaze iminsi n'ubundi ameze nk'umugore wanjye ariko twarinze turangiza nta kintu na kimwe nzi wenda ngo naramuteye inda oya ayo makuru ntayo nari mfite ejo rero duhuye agira ati rero cya gihe niba ubizi uriya wanteye n'inda umwana ni mukuru ngaho rero ngira inama none se muri ibyo byose umbwiye ko mva nta gihangayikishije kirimo aho kitabamo ni ariko Andre ubuze ko utangiye kugira umusatsi w'umweru n'ubwanwa butangiye kugenda buhinduka. Yego ndabizi. Ahubwo numvaga iyo nkuru bivuga wabaze nk'ihene urumva ukayimbwira iyo nkuru tumeze gutya twanateretse na Mariya hari gusa mvuge ngo nose muri ibyo byose byangakishije ni iki uri umuhungu nuko utaraba umugabo mbwira ukuntu iyo nkuru ndahingutse imbere y'umugore wanjye kumvise ndi mwana byaye hanze nawe reka mubaza Andre ni gutumbwira ngo urahangayitse nk'umuntu nkawe utekereza uzi n'isi umaze uzi ko uri nyakamwe reka wari ugiye kuba incike none ugize amahirwe ubonye umwana wari warabuze kandi none aje ari mukuru arere cyangwa muri razi Nyanza sha akwe umwana utaguriye pampa reka kone n'umugurira ikigoma ni imere ahubwo iyo mpamagara mbwira ati ndi mu mashini cyane baraho nta gitaye impungenge kirimo buriya reka nkubwire ni buriya umwana utaguriye kigozi uri muri razi Nyanza ni buriya naza mbere gisata utaramubyara ariko nubu ntacyo bitwara ariko reka nkubwire Mariya nzi ko ari umuntu mwiza n'umusebye Mariya ni umubyeyi muzima rero nk'umuntu nze akababaro yari afite n'amarira yarize n'inzira zose nzi yaciyemo kumubwira ko ufite umwana kandi uwo mwana ari mukuru ntacyo azamubangamiraho ndumva yakwishima ahubwo ikintu cyamubabaza ni ukumuzanaho iyo nshoreke ubwo rero iyo ni inshoreke ni inshoreke nyine ariko uragera kandi ariko wowe rero icyaba ari ikibazo uranze unyumve nyine ni ukumuzanira umugore kaza kumubangamira mu rugo ariko ubundi ngeri ndumva yari amakuru mu rugo ntabwo nahamuza ese ni gute utamubwira rero erega wowe urabivuga nkaho byoroshye urabicira inkeri kandi ari urukundo ariko wigeze wicarana n'abasaza baca umugani mu kinyarwanda ngo umwana wundi abishya inkondo kuri njyewe ni umwana wanjye ariko se kuri Mary Andre ako kantu ko ni ingingo umwana wundi abishya inkondo ako ka